ni byiza cyane abanyagatare mukomere cyane. Tubifurije umugisha w'Imana, hanyuma twifuriza umugisha w'Imana Intare za Sarambwe n'Amadu. Tubifurije umugisha abayobozi ba Kinanguvu. Twifurije intara aho ziri hose amahoro n'umugisha. Imana ikomeze kuzirinda no kuzigendera. Hanyuma n'abari hirya no hino, abari mu mahanga, abari mu Rwanda, bose Imana ibanezerwe kandi bagirire neza. Mwese turasaba amahoro n'umugisha bituruka ku Mana. Mwese ari abaramutse bameze neza, ari abarwayi Imana iborohereze, bazima nabo Imana ikomeze kubarinda ibibi bashyira mu byiza. Ariko intare zacu hejuru cyane ariko hejuru Kinanguvu, hejuru M23. Abayobozi babo ba Kinanguvu turabakunda cyane rwose, cyane witwa Elasto Bahati Musanga. Imana igukomereze ubutwari ufite, ikomeze kuguha n'abagushyigikira, nabo mugenda hamwe babe beza. Tubifurije umugisha na ngoma, iri ngoma komera cyane. Ariko hari n'umuyobozi wa Masisi, afite akazi gakomeye kandi agakora neza pe, ukabona ko ari intare ihagaze ishikamye kucyo igomba gukora. Abo bose rero tubifuriza umugisha w'Imana. Bemba komera cyane, komeza ushake ayo makuru, mwana ndaki imbere cyane. Adimini murumva ko turamukanye tubahereza indamutso y'umubyeyi wacu hejuru, aba admin b'Intare official hejuru. Ndaje rero ntabwo nirwa mbasuhuza kuko umubyeyi wacu mama w'Intare yamaze kubituvugira. Intare za Sarambwe ziri Amadubu, nanjye nuze mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga. Ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza byonyine. Ndaje kugira ngo bahereze amakuru nyuma y'indamutso y'umubyeyi wacu, n'abandi bose turi tayari kugira ngo tugaragaze ibyishimo n'umunezero muba mufite mu gihe mwumva Intare official mukuraho amakuru mutasanga ahandi. Ngewe imiripuko ku mirongo y'urugamba ahari isasu ndabivuga nkabigaragaza, ariko ubu ngubu harimo operation. Reka nsuhuze Colonel Damascene, General Gaceri, uraho urakomeye, Famille Erasto mugubwe neza, abari mu bihugu by'i Burayi ndabakunda cyane, abavandimwe bari mu Bubiligi, hari abavandimwe dukunda ari mu Bubiligi, abari muri Amerika ndabasuhuza, abari muri Canada ndabasuhuza. Manzi Wiri muraho, Imana iguha umugisha. Administrateur wa territoire ya Rucuro komera, administrateur wa territoire ya Nyiragongo gubwa neza. Reka twigire mu mirwano, tuze twirebera uko byaramutse hirya no hino hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano itoroshye yabereye muri Walungu, indi mirwano hafi ya Kaniyora naho harimo imirwano n'ubundi itari yoroshye, aho Wazalendo bakubiswe barashwanyaguzaho kabagwa. Ntabwo ndi umufana ariko mvuga ibyaramutse muri iki gitondo. Wazalendo bashatse gutega ambiscade imodoka ya M23 Jeep cyangwa Land Cruiser, convoy ya M23 ahantu hafi ya za Mugogo. Intare za Sarambwe zaje kubimenya ku makuru zahawe n'abaturage. Felicitation abaturage, ni hariya muri territoire ya Walungu muri Ngoshe. Felicitation abaturage babajama bo muri za Wazalendo bari baje gutega ambiscade Intare za Sarambwe, bava mu imodoka igumwamo abasirikari
ubundi baza guhamagara indi force iza kuzunguruka ya ambiscade, babandi bari baje muri ambiscade barahondagurwa, imodoka ntacyo yabaye, nta n'umusirikare wa M23 wahaguye. Gusa ku makuru afite nuko nari namenya niba koko Wazalendo bapfuye cyangwa batapfuye, ndaza gukomeza kuyakurikirana. Gusa ikintu kiro nuko iyo ambiscade intare za Sarambwe zakoze ikintu iyo bita kuyitegura. Ni nka kwa kundi abantu bagenda bagatega mine, bamara gutega mine abandi bakaza kuyitegura. Nukuvuga ngo iyo nzira intare za Sarambwe mbere uko imodoka zinyuramo zamanje zirayitegura hariya muri Mugogo, intare za Sarambwe hejuru nkuko uriya mu mama yabivuze. Hano baravuga ngo abarwanyi ba Wazalendo bari kumwe na FARDC bongeye kurwanira na M23. Ibyo byabaye nimugoroba, oya byabaye nijoro saa saba za nijoro. Ni hariya ku gasozi ko bita Kahungwe, na gasozi gatandukanye bita Ruhogo na Kaniora. Nuguhera saa 7 za nijoro ni muri groupe Makaniora. Intare za Sarambwe bashatse kuza kuzataka saa 7 za nijoro, ariko intare za Sarambwe zibasubiza inyuma ndetse ziza kuhafatira n'imbunda, harimo n'imbunda mu bwoko bwa Tweruve cyangwa Mi AA. Baza kuhafatira n'ama SMG, haza kugwa n'aba FARDC 3, harimo Kapiteni Mundoka nawe yahaguye, ariko bari bamukomerekeje mu nda, mu mbavu, baramuheka agenda virirana, aza kugwa mu nzira. Kapiteni Mundoka wa FARDC ubwo bamuhungishaga bamukuye hariya, ni nawe wari uyoboye ibitero bari baje kurasa ku ntare za Sarambwe zaziri kuri musozi wa Kahungwe. Yako mana yanjye sha mwaretse kwiyahura mwokanyagwamo, mana y'isi n'ijuru, koko umuntu azababwira ageze ryari? Ngewe maze no kuruha pe, maze no kwiruhira, igihe nababwiriye rwose ngewe bimaze kunyirambirira. Nukuvuga ngo umunsi w'ejo mu gitondo naho, guhera mu gitondo M23 bakoze atake aho bita Ikambi, ni muri village no Yirega, ni muri groupement Rugago, aho kugeza amagingo angana buno muri iki gitondo byahereye ejo. Nabuno imirwano iracyarimo, intare za Sarambwe zagabye igitero gikomeye kuri defense ikomeye ya Wazalendo na FARDC na FDNB. Amakuru nuko imbunda ziremereye ari muri groupement Rugago, muri village ya Irega, intare za Sarambwe zahagabye igitero gikomeye. Nyuma y'imyiteguro FARDC, Wazalendo, FDNB bazaga hariya bakahazana ibikoresho n'abasirikari bashaka kuzaza gutera intare za Sarambwe ziri hariya. Intare za Sarambwe ziza kwimenya hakiri imbere, ubundi zijya kubavisha imyuna batari bahagera. Urumva ko ibintu ntabwo bikomeje korohera za Wazalendo na FARDC n'abandi bafatanya bikorwa babo. Urumva ko imirwano iracyakomeje, intare za Sarambwe zikomeje kwa divasinga. Ariko no muntu ndaza kumuvugaho rwose, abyihanganire, ndaza kumuvugaho. Ndaza kumuvugaho rwose. Reka noneho tumande twareba uko hariya muri Kadutu nta mirwano irimo, ni muri Bukavu, ni ibindi bisanzwe kandi sindi buze kubivugaho. Muri Walungu wenda Walungu ni ukuvuga ngo ni umunsi w'ejo aho habaye imirwano muri Mugogo, nayimaze no kubivugaho. Ariko amakuru rero ngaya noneho hariya narimaze kubivuga, ariko sinatanga bira. Muri Mugogo abarwanyi 5 bo muri Wazalendo barapfuye. Abasivile 5 nabo barapfa. Ku ruhande rwa M23 nta wakomeretse nta n'uwavunitse. Nukuvuga ngo match yarangiye, les victimes ari 5 na
ku ruhande rwa Wazalendo 5 victime mvuga na abaturage 5 5 civil nibo babashije kuhagwara muri territoire ya Walungu. Umunsi w'ejo habayeho gushyingura cyangwa guhamba umugabo w'umuhinzi mworozi witwa Zorobabeli yashyinguwe hariya Runingo, niho akomoka. Uyu nguyu bivugwa yuko yishwe na za Wazalendo hariya. Ndumva ko aya ngaya yo ntabwo ndibuze kuyatindaho, ndumva na makuru. Hano rero ni muri province ya Sud Kivu n'ubundi. Ndabona ko ano makuru n'ubundi bari bayanyoherereje, ni ya makuru n'ubundi nimaze kuvugaho. Yes, amakuru yo baba binyoherereza ari menshi, ariko noneho amenshi nsanze namaze kuyavugaho n'ubundi ntabwo nyatindaho cyane. Muhindo Nzangi araregwa ko agomba kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga kuko ari mu bafashije Gisegeti kumugira inama y'ubugoryi, inama yo gushyiraho za Wazalendo. Zino za Wazalendo zikaba zimaze kwica abaturage bagera mu bihumbi 26 kuva Wazalendo bakwinjira muri no ntambara aho 23 ihanganye na guverinoma y'Kinshasa. Wazalendo bamaze kwica abaturage barenga ibihumbi 22. Wazalendo ibi ngibi rero bakavuga ati abatangije Wazalendo, abamambre fondateur baza Wazalendo harimo Perezida Felix Antoine Gisegeti Kirombo ndetse na ba Muhindo Nzangi na ba Justin Ndayishimiye ko bagomba kugezwa imbere mu nkiko mpuzamahanga bagasobanura uburyo bahereje imbunda abaturage, noneho abaturage bakajya kwica abandi baturage. Ndetse no mu itegeko nshinga harimo itegeko rihana abantu bose bakora iyo bita création de milice, ibihano bagomba kubona. Noneho ugasanga ko le milice aribo bafatanya na guverinoma ya Kinshasa. Iyo article iri mu itegeko nshinga kwigomba kuzibandwaho mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi ba Muhindo Nzangi n'abandi bafatanyije kugira ngo bakore biriya bagomba nabo kubibazwa. Reka twigire muri Bashari Mokoto. Abantu bo muri Bashari Mokoto muraho murakomeye, abantu bo muri Bashari Kayembe muraho murakomeye, abantu bo muri Oso Banyungu muraho murakomeye, abantu bo muri Secteur Katoyi muraho murumva, sheferi y'Abahunde muraho, sheferi sheferi Bwito, sheferi ya Bwisha murakomeye, sheferi ya Buhavu muraho murakomeye. Abo bose mbifurije kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Territoire ya Masisi inane za Sarambwe ziri kwikontorora 95%, aho abarwanyi bo muri Nyatura, abarwanyi bo muri za buriya Budumbudumbu, abo kwa Reruya, abo kwa Macano, abo kwa Delta yamaze guhungira muri Warikare, abo kwa Kigingi nawe uri gufunga ibye hafi ya za Gatoya ari kwerekera muri Warikare, abo kwa nibari kwa hari uwundi nawe uri atwahisi wa Badelita bamwita nibari Maki Mangara, abo kwa Mangara nabo bari kugenda, ariko ukabona ko bose nta bundi buhungiro bafite buretse kwiyunga muri 23. Imirwano itoroshye hagati yabo, bari gusubiranamo hariya abavuye za Kazinga, abirukanse n'abirukankanywe. Ubu ngubu ni kivumbi na jasho hagati yabo bombi, abo kwa Mangara, abo kwa Reruya, abo kwa Delta, abo kwa Macano, abo kwa Kigingi, abo kwa Nuza uriya Mutayomba, abo kwa Matata. Abo bose nuko ngo uri guhura n'undi ukamudezaruma, kuko bose bamaze gusubiranamo, babaye cya kindi bita le tour de Babel. ubwo bari gusubiranamo, bari gupfa ko bamwe bashobora kuba ari ibyitso bya 23 aribo bari gutanga uduce, abandi aribo bari gutanga uduce. Nukuvuga ngo ntabwo bari kumvikana, ahubwo habayemo gusubiranamo. Uri guhura no kwa Macamo ukamurasa, ugahura no kwa Delta ukamurasa, ugahura no kwa Kigingi ukamurasa, ugahura no kwa Reru ukamurasa, ugahura no kwa Mangara ukamurasa, ugahura no kwa Kambuzu ukamurasa, ugahura no kwa
Kanaume ukamurasa, ni ukuvuga ngo bose byamaze kubacanga, bari kugenda basubiranamo bavuga ati Delta ari ku ruhande rwa M23, Kigingi ari ku ruhande rwa M23, Mangara ari ku ruhande rwa M23, Areruya ari ku ruhande rwa M23. Ugasanga ko bose bari kugenda bari gusubiranamo, abo kwa Janti bakavuga ati twebwe ntabwo tuzakorana na M23, abo kwa uriya Mutayomba ati tuzakorana na M23, kwa Kamuzi bikaba gutyo. Ugasanga ko bose nta numwe uzi uruhande undi aherereyemo, ahubwo icyo bari guhuriza hamwe ni uguhura bakarasana. Biraza kubyara iki? Biraza kubabyarira amazi n'ibisusa. Icyo uri kumva yuko ni ikintu gikomeye kuri Wazalendo, badakomeje kumvikana kuri Wazalendo, bari gukomeza kurasana, bari gupfa kuba M23 yamaze gufata ibindi bice. Ibintu rero ntabwo byoroheye Wazalendo, FDLR, Nyatura, Mayimayi, FRDC. Ubona ko na FRDC yari hariya za Kazinga, yari iyobowe, iriya regime yari iyobowe n'uriya witwa Colonel Moko. Colonel Moko nawe bamurega yuko ashobora kuba yamaze gutanga kiriya gice ku bwumvikane bumvikanye na M23, ariko ukabona ko M23 ibarusha imbaraga. Reka twigire muri Bashari Mokoto, bakunze Bintare Official. Muri Bashari Mokoto muraho, Kibarizo murakomeye, Busumba muraho, Bibwe Nyange murakomeye ku ihembe. Indi mirwano hagati ya Nyatura siri Nyatura, abari kumwe na General Jean-Marie Bonane, bari ku ruhande rwa Jean-Marie Bonane, ariko bari kumwe n'uwitwa Nyeganyega. Nyeganyega rero yaje gukozanyaho na Kagiri, bari gupfa ko ngo uruhande rwo kwa Jean-Marie bari kumwe n'abanyeganyega, hari uruhande n'ubundi ngo rushaka kwiripotinga rukajya muri M23 ibateje umwiryane udasanzwe. Muraryana ko muramarana mwokanyagwamwe, muricana yewe mupfuye rubi. Nabo bakomeje gusubiranamo, ibyo ngizo bigahereza amahirwe intare za Sarambwe ziri hariya. Reka nsuhuze Colonel Bahati Innocent alias Zirarya, Dabusiri Queen uraho aho uri komera. 01 Papa uraho, 01 Papa ni Colonel Badacoka kuri Roko Defense za M23 uraho, gubwa neza, gira impagarike n'ubugingo. Colonel Jeff uraho, komera cyane. Colonel Mafieri, Colonel Kabaka akomeye. Dabusiri India uraho, Colonel Nsabimana gubwa neza, Imana iguhe umugisha kandi mugire impagarike n'ubugingo. Ariko ntuza igeze hehe? Ntuza igeze hehe? Colonel Padiri muraho namwe, ntuza pinga igeze hehe? Ko buno nari kumvira kunyeganyegara, pinga igeze hehe? Ariko za Karembe numvaga ko intare za Sarambwe ngo zabashije kongera ingabo. Congratulation ku ngabo z'intare za Sarambwe zabashije kugera hariya, ndamye ko mugiye kubikemura. Nubwo ngabo amuri IP niki ANDCH zinzi biraba bafite amazina nk'amashyirahamwe ahinga amateke cyangwa ahinga ibijumba. Abo ngabo ujye usanga ko bifitiye ubuntu bw'ubudumbudumbu utapfa kumenya, bagenda bagapfa kwita amazina. Iryo shyirahamwe rero riyobowe, iryo shyirahamwe ry'abajura, iryo shyirahamwe ry'abanyatura riyobowe na Jean-Marie Bonane, abo kwa IPSLN nabo kwa ANDCH bakomeje gusubiramo, bakaba bamaze kuba ari kwicana. Ni ukuvuga ngo uwitwa Piloto, Muzee Piloto uririye epfo, n'abandi abo bitwa ba Mungu hiko n'abitwa ba Mitarako, ngo bari kugerageza kuba babahuza ngo byumvikane, ariko bagakomeza kwicana, kuko abarwanyi bagera muri 17 ku mpande zombi, ndetse n'abari baje kubahuza bavuye kwa Kambuzi. Murabizi ko Janvier Karayiro yamaze guhungira ari Beni, nabo baje kuba muri Ambiscade n'ubundi bararaswa. Umubare w'abarwanyi bamaze kwicanira mu mirwano yatangiye kuva ejo nimugoroba saa 11 kugeza muri iki gitondo ikirimo, bamaze kuba abarwanyi 17 ku mpande, yaba abahuza, yaba bo muri NDC nibari IPSLN, ANCDH yo kwa Jean-Marie niyo kwa Bakagiri, n'abari kuza baturutse muri APSLS baje guhuza nayo madelegation yandi arimo ba Piloto nabo bandi na Polo n'abandi mu buntu bwinshi bw'ubudumbudumbu, nabo bakomeje kuhaburira abasirikari babo bari kuza muri iyo
uhuza. Uri kumva ko byabaye amadi n'ibibabi mu ruhande rwa za Wazalendo, mu ruhande rw'ubwo budumbudumbu ufatanyije na guverinoma ya Kinshasa. Abaturage bo muri Bwito ndashaka kugira ngo inze kumenya uko byitwaye aho ngaho muri Bwito. Rero noneho ndashaka kugira ngo amakomenti nk'uko nayo babwiye ko kureba kuri komenti. Abantu benshi bamaze iminsi bambwira ati Bemba ntabwo ujya ureba kuri komenti. Reka nsuzi yitwa Salvador Yerinyange Salvador, uraho. Witwa Jerome bica mu mpaka, habari gani Bemba, kuraje kabisa, turakwemera cyane. Janvier Jean Marie Vianney Ntaganda, mwaramutse neza bwana Clever Bemba mwana mboka, ndakwemera sana, uzi gutanga imiripuko, gukurikiye ndi Mahoko Rubavu. Aha, Kamariza Julienne muraho Sadiki, bite byawe, amakuru yaduhe kabisa. Yahise ngo nitwa Sadiki. Sibomana Maurice wabagahe Bemba, twari tugukumbuye, ugiye umperuka amakuru ki ukiyavuga? Waheruka amakuru ntiyavuga, ariko ndanahari, ndi ku Intare Official. Abantu benshi bari bazi ko ubundi nkiri kuri Under TV Rwanda cyangwa Under TV Plus, ubu ngubu ndi ku Intare Official. Hakizimana Bernard, amakuru Bemba, ndagukunda uburyo utugezaho amakuru y'ukuri. Ngira bagenzi Obedi kabisa bwana Bemba, yubahwe namwe mwubahwe, kandi nanjye ndabakunda cyane, ndabakunda cyane rwose, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Janvier Ntaganda, komera cyane bwana Clever Bemba, ndakwemera cyane ku miripuko utugezaho, ndagukurikira. Imana iguhe umugisha bwana Ntaganda Janvier, Imana iguhe umugisha kandi nawe ndagukunda. Uwitwa Ndahiro Joseph arabati ngo afande Jacques Nziza ndamukunda kandi ndamwemera. Afande Jacques Nziza aramukunda kandi aramwemera. Mujye mukomeza mwikundire bariya basaza, ni abasaza batanga impanuro nziza, ni abasaza batugezaho ibijyanye n'amateka. Witwa Ngoga Emmanuel, kuraje Bemba. Witwa Mukabyagaju Kanshiride, aha, ni urukundo atweretse. Turagushimiye, twari twarakubuze, ndahari ariko mama wanjye. Bizimana Celestin, mwiriwe, ndagukunda ku makuru uduha, ariko ntuzajye utukana kudiya amakuru, uri kuduha amakuru, ntabwo nzayanukana rwose. Hari igihe bizamo ukumva siza akantu kaje ukibuka wenda nkaba hari ibintu bizamo, nakibuka ibintu ziraza Wazalendo ba Poro banyeganyega badukoreye hariya Itambi, nkumva umutima urazamutse. ariko uzi kugira ngo baze umunsi umwe bica abantu 37 mu muryango wanjye, harimo abantu 14, umugore wa Grand Frere n'abana be, babatwikire mu nzu, bice nyogokuru babyara banjye, babafate bose babatwikire mu mazu hariya Itambi. Buriya hari igihe bizamo rwose nkumva sinzi ukuntu ko mbaye, nareba utwana twagiye dusigara iki, nkumva sinzi ibisantima binjemo bantu banjye, nkumva santima niba ari zibiki, nkumva ngize agahinda, nkibuka navuze n'ibitari ngombwa. Murabizi yuko Wazalendo n'Interahamwe n'abana babi, n'abagome bo Kanyago, umva nibagiwe ndabatuka, mumbabarire. Aha, hano una aramwe ngo bite muraho, mbaze kubera iki amakuru muvuga mwerekana ngo Abarundi, ngo mwerekana Abarundi FARDC na Wazalendo bafashwe n'abishwe, ntimwerekane twirwaneho na M23 ntibafatwa? Reka nkubwize ukuri,
manza wambwira ngo mama 23 twirwano batangiye bafite 1 cm kuva muri Sabyinyo bagenda biruka kuri FARDC biruka kuri Wazalendo babice babafata amatekwa mumuze murebe bafatiwe hano muri Goma murebe ibikoresho byafashwe none se mushaka ngo nzababwire ngo M23 bayifashe batayifashe koko mwana wa mama none se mushaka ngo nzababwire ngo FARDC ngo yafashe akagace ntako yafashe manza mwareba ahantu M23 yavuye aho yari ifite iraza yinjira na FARDC ifata Bunagana ifata Cengerero irakomeza ifata za Jomba hariya niba za Kanyamahura irakomeza ifata za Rucuru irakomeza igera za Kanyabayonga igera za Kibumbi ifata Goma ifata Masisi centre ifata Gicyanyi ifata Gashoga ifata Mwezi ifata Karembe igera za Mpeti za Minzenze iraza ifata Goma ifata Masake ifata hakurya za Bweremana ifata Minova irakomeza ifata za Kavumu irakomeza iragenda igera za Kamanyara ubu yamaze kugera muri Shabunda mushaka ngo nzavuga ibitariho uko igenda ifata rero niko igenda isanga bakatanyama barushye ikagisanga bakatanyama bari kwiruka ikakomera ngabo mu bafate bagafatwa amateko abandi bakaraswa uko ibajyana ni nako ibafata mushaka ngo tuzavuga ibitariho M23 iri kugenda ibatsinda ibaka ibice inabafata ubu ngubu ifite abafashwe bagira mu 10,000 mwibaza ko kantu kisha ushaka tujye tugendera mu kuri tunavugishe ukuri tujye tuvuga uko biri hano undi nawe agawa ngo nakimuka mugema namwe mujye mubavuga yababwiye ngo nabo aho bari ririya huriro rya FARDC na Wazalendo mujye muvuga bo mwafashe twebwe tuvuga abo mama 23 yafashe kuko turi kuri runo ruhande navuga runo ruhande rurimo mama 23 ko sinajya Uvira namwe niba hari abo mwafashe muba mwamaze kubona bo muri mama 23 natwirwaneho mujye mubashyira kuri social media mubavuga amazina yabo naho mwabafatiye noneho namwe tubibone twebwe none n'ikindi kiriho nuko imirambo yabo turagenda tukayifotera abantu bari muri groupe barababona abakomeretse abagize gute ibyo bakoze ibyafashwe turabyerekana muri nawe ndanago tubishyira kuri rezo sociaux ariko tubishyira kuri nago tubishyira kuri kuri YouTube tubishyira kuri WhatsApp group y'Intare official tukabereka ngaba ngibi bikoresho ngizi drone zatwitswe namwe aho muri rwose mujye mubishyiraho mutwereka ati twatwitswe drone ya mama 23 twarashe imodoka ya mama 23 mubitwereke natwe tubibone natwe nitubibona tuzabwira abantu ati imodoka ya mama 23 yarasiwe ahangaha babayerekanye sibyo kuko twebwe turabyerekana tuvuga ibintu biri clear niba tubabwiye ati ngo Goma yafashwe Goma yarafashwe natubabwiye ngo Bukavu yafashwe namwe agace muzafata FARDC Wazalendo muzatubwira ati twebwe turi hakurya ku ruhande rwa FARDC imaze gufata ako gace natwe tuzabivuga ku Intare official tubabwira ati mama 23 bayatsa gace runaka kuko iyo byanabaye turabivuga sibyo yavuye mu gace runaka namwe mujye mubitubwira ati bafashe aka gace dukurikirana tugasanga ko ari ukuri tuzajya tunatwe tubivuga kuko tugomba kuvuga ibiriho niba tubabwiye ngo Kazinga yafashwe Gatoyi centre yamaze gufatwa nuko yafashwe kandi birigaragaza sibyo yego ndumva ko reka ndero uno yitwa Jeanne nawe niba ari Janor Kagama yashubije Mukamugema yamusubize ngo kabisa ngo nta kundi wari kumusubiza yamushubije uko nawe abyumva kuko nta kindi gisubizo n'ubundi yari kumuha buretse kumuhereza igisubizo cy'ukuri igisubizo kijyanye n'ibyo yarabajije sibyo aha turacyakomeza n'ubundi nkigenda mbabwira kuri buno butumwa nubwo naribuze kureza Ahmed Barera Intare official amahoro y'Imana muvandimwe munyamakuru dukunda Jacques Rwamahungu Kristo yeza kuzwe Bemba we Jacques Rwamahungu unyibukije icumu ry'umugore mu Gasasa ngutiya ni hariya za Kibugu hano hari witwa Herushid Shot Aili Bemba ndamwibutse umuntu umunyamerika umudamu wakunda kundirimba ati n'umuzungu kazingo Aili Bemba kwangwa memba kabati Aili Bemba nawe ndamusuje n'abana biwe
Seruwada John aravuga ngo good, umukobwa Louise turakwemera. Nyirasafari Kayitesi ko nta morale ufite Bemba, urarwaye. Maze iminsi ndwaye mwoga kamwe, maze iminsi ndwaye, ubu ngubu niho akabaraga kari kuza, ariko maze iminsi ndwaye. Reka wenda izindi komenti ndaza kuzivugaho undi munsi, ariko reka ndangirize kuri izi ngizi. Bemba nanjye nagusuhuje, nukuri urakoze kunyibuka ukansuhuza, thank you so much. Uni Jacques Rwamahungu. Seruwada John, umwami Mana abishimire muri byose, amena. Jean Marie Vianney Ntaganda, karibu bwana Clever Bemba, ndakwemera cyane kuri miripuko utugezaho, ndagukurikiye gatanu kuri kandi. Jean Nzeyimana, nuko Bemba ngaho tubwire muvandimwe intare nizisonge mbere, nta kiruta Imana. Janvier, komera cyane wapfura we, komera Bemba wacu. Keku Bemba ni wowe wanjye, ugira amakuru nyayo, Imana ikugire umugisha. Rugeri Nyange Salvador, komera cyane Bemba Clever. Mubanzi William, ndi Nyagatare Kagitumba muraho. Emmanuel Kamanzi, Bemba komera cyane. Ngibyariye Isdore, jambo sana Bemba wetu, jambo kwako. Isdore uraho. Breze Kibasumba, turagukunda cyane. Rugeri Nyange, ndagukunda cyane. Jacques Rwamahungu, izo ndaya iyo batazifanya bazirashye, kuko nazo zari zifite imbunda. Urugamba uwitwa Alice Rugamba tuzarutsinda. Generali Makenga komera. Mwiri muraho, ni amahoro. N'abandi rero